kwihangana bitera kunesha. Niba umugore wawe ataryoshye neza ushobora kumpamagara ukansaba ubufasha bitagenda neza, hari ukanamubwira naho gukoza kugira ngo ubashe kuba warangiza. Buri wese agira password yaho arangiriza. Umugabo tazabona nagatinze ngo ugire umunsi namushatse nzajya mujyana ku mukandara. Jye ntabwo atego. Reka ntangire mbahe ikaze mwebwe abakurikiye Mimi Nyawe TV. Nkuko mubimenyereye rero ni kuri yaca n'ubundi musangaho ibiganiro bijyanye no kubaka ingo ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Uyu munsi rero kuri kamera nkuko mubimenyereye n'ubundi ni Mimi muba muri kumwe. Reka dutangirane nawe kwibwira bari basanzwe batamuzi, hanyuma dukomeze n'ikiganiro. Ikiganiro n'ubundi ni cya kindi cyo kubaka ingo ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange kugira ngo turebe ko twagira ingo zubakitse kandi mu buryo bw'amabanga y'umwihariko mu cyumba. Uko mubibona ni Mimi Nyawe TV, uzwi ku izina rya Mimi, ariko channel yanjye ikaba ari Mimi Nyawe TV. Ndabasuje abakunzi banjye aho muri hose, inkunga yanyu ikomeye kunkurikirana n'ukuri aho ngeze mbaye mbashimiye n'ukuri murakoze cyane kandi byiza biri imbere. Utekereza ko kuba ibyo ngibyo biba ari uko baba batakarabye se? Wowe mugore ukeneye kubaka urugo unyumve neza, niba uri mu rugo udafite n'umukozi, ntabwo abagore bose ariko bagira abakozi. Tunganya imirimo yawe hakiri kare, umenye isaha umugabo watahiraho, usase icyumba neza, utiremo perfume hahumure, urumva, ushiremo decoration, noneho nawe ubwawe wiyiteho, ukarabe, wisige neza, umugabo azasanga uri guhumura, ushyiremo kakantu nyine kakandi bita nsundura sinduhije. Ubwo nyine ni mini ku buryo umugabo umuhobera akagira ngo nibwo mukimenyana. Haranira guhora umugabo wawe kubona uri mushyashya, aze ujye kumwakira ku meza, umwunamire arebe wanyuma, urumva abone ibintu byose ari fresh. Avuga ati uyu ni wa mugore wanjye nishaki. Santima zimuhaguruka nakiri no muri salo, yifate kubera wenda abana, agusatirize mu cyumba, niba na ngombwa n'ifunguro rimushyire mu cyumba. Nshuti yanjye, urukundo ruhore rugurumana. Hey. Okay, Mimi. Karame. Ese utekereza ko ibyo ngibyo umugore ubashije kubyuzuza ashobora gutunga urugo rugakomera? Okay, haba hagiye hari n'ibindi ako nako mba ndi kubarubeshaho, ariko umugabo uzanyoberaho ibintu nzamukorera ni amabara, nta nubwo azibuka no gushaka. Shaka gutwara abagabo b'abandi. Jewe abantu ngira inama ntibazumve, niba nkugira inama ntuyumve, nzagukosora kugira ngo agaruke noneho afite gahunda nzima, avuga ibyo yabonye iwanjye no muhabikugiraho inama wowe mugore. Ubona ari njye ushimishijwe no kubona agira umugabo? Uri umukobwa? Ndi umukandida kuko natanze ikiganiro ko nkeneye umukunzi ariko sindamubona. Bakunzi bakurikiye Mimi Nyawe TV, Mimi akeneye umugabo. Ibyo ni ibisanzwe barabizi, ni inkuru ishaje ariko naramubuze. Ntabwo bamubuze cyangwa bateye ubwoba bavuga ati n'umugore uvuga ibingibi ngo abagabo ntibashoboye, kujya uvuga ngo abagabo ntibanashoboye. None wari ikintu kinambabaza, uzi kuba umugore murusha kunyara akagutungana umugabo mwiza? Nta nyara, ntagira ute, arirwa nk'imiravumba. Uranyara? Bisubiramo se? Muzakore test. Aya, uzakore test. Asi kwa mugani ko wajya inkarida. Urabutandoza. Ntukamaremo agafanta kanjye. Ko numva ibintu kuri komasa ava byagenda namo neza. Numva wamwe hano hantu bakubita kuri komasa ava noneho zatarukira ku ibati. Mubwire rero hamugabo we nkubwire nawe. Hano hanze hari abadada bazi koza ibya. Abagore barimo barikirisha mu bintu batanazi. Urumva? Umugabo arakuyoba akikoza hirya, ibyo bakaryoza akaza riri kuyaga. Umugore nawe akajya hirya. Njye nyaribaza ukuntu abantu bazubaka ingo zabo bacana n'inyuma, byaranshobeye pe.
ese Mimi karame uramutse ufite umugabo ntabwo wamuca inyuma? njye nta mugabo naca inyuma kuko nta wanca inyuma. uramutse aguciye yahanca gute se? Ibyangombwa byose ndabyujuje noneho kuri komasava yego mana ni wane. ni ukuvuga ngo burundu. niba umugabo amuca inyuma ni amakosa ye. Umugore ababishyira aramutse aryoshye se umugabo agahura n'abandi baryoshye? ntabwo bibaho ko umugore wawe yaba aryoshye aguhata happiness. Ubundi umugabo agomba kuva ku kazi ukamukuriramo inkweto, byabona nko mukamushyuriza utuza koga ibirenge, warangiza kugira ngo umunanize umwereke ko wamwifuje, ukamwicaza ku buriri ukamusiga amafuta, akaba ari nawe umushyira ifunguro. Ariko abagore b'iki gihe abagabo basigaye bagaburirwa n'abana. Umwana yibyariye akaba ari gutegurira ifunguro ku meza. Ni ikibazo gikomeye. Noneho abagore nabo kubera kurambirwa abagabo babo. Ariko reka nkubwire, twibasiye abagore gusa twirengagiza n'abagabo, kubera ko abagabo ari bagenzi bawe wanze ko mbavugaho. Reka nkubwire, hari umugabo ugenda agatinda mu kabari akanywa agataha mu rugo ari kumena na dodo watetse kandi wari kuruka brushette n'inyama z'inkoko, agatogo, brushette byose yabivangavanze. Uzi umugabo wakurukiye inyama warariye dodo yarangiza akakubwira ngo garama dukore. Noneho hari umugabo ukuraza muri byuka twongere kandi wanaburaye. none se urumva uwo mugabo ataguca inyuma? Wanyaza zikaza se? Nyine wowe wahoze uvuga ngo nta mugabo waguca inyuma. Njyewe ntabwo yaciye ko arabaye ari umunywi w'inzoga namugurira ikesi nkayimutereka imbere. Ariko unciye inyuma gute? Ashatse kujya kuyinywera mu nkabyemera se yancika kubizi ngendo mva ndumwihanduza 10 gera ngo wancika. Umugabo tuzabona nagatinze ngo ugire umunsi namushatse nzajya mujyana ku mukandara. Jewe ntabwo ego bamwita Mimi nyawe. Turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nirihe jambo rya nyuma wabwira umugabo udukurikiye cyangwa se umugore udukurikiye? Okay, ndabwira umugabo udukurikiye. Mbwira n'umugore udukurikiye. Abo ngabo n'abafana banje basanga ari abagabo nabo bafite ibibazo nk'ibyo ndi kuvuga. Bumwe horeye ndamwitaba mu kandi nyuma y'ikiganiro. Ikintu nabwira umugabo unkurikiye, nabwira abagabo ngo kwihangana bitera kunesha. Niba umugore wawe ataryoshye neza, ushobora kumpamagara ukansaba ubufasha, nkaba nakugira inama cyangwa se nkaba nagushakira umuganga wagufasha kongera ibyishimo, kubera ko urugo bavuga ko ari ijuru rito niho ibyishimo bituruka. Wa mugore we nawe umugabo wawe arongora nturangize, ntago umwanzuro ari ukujya mu bandi bagabo. Ugomba kwicara ukaganira n'umugabo wawe bitagenda neza, hari ukanamubwira naho gukoza kugira ngo ubashe kuba warangiza. Buri wese agira password yaho arangiriza. Hari igihe umugabo wawe yaba atahazi ariko mubwira uti sheri nukora hano ndarangiza. Nicyo kintu nagira abantu inama, kwicara mukaganira mugashyira hamwe, ubundi nibyo byubaka urugo. Bitagenda neza mukabiganiraho, ntimuhuzwe no kurongorana gusa pa. Wapi? Mujye muganira mwumvikane, mujye inama nk'uko mwashakanye muri babiri, mubashe kubaka umusingi w'urugo rwanyu. Nicyo kiganiro cy'uyu munsi. Ndabakunda cyane, mbahoza ku mutima, ndabazirikana kandi nzajya mpora mbashi